VINCENT-TALK. Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze udukunda wowe wakoze subscribe kuri na YouTube channel yacu. Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose. Kubyo uko ukanze kuri iyi video turakunda cyane ndetse tugushishikariza kugira ngo yumve maze isoze irangire. Mbere yuko nkubwira ubusobanuro bw'izina ryawe, mbere yuko nkubwira ubusobanuro bw'izina wasabye, ndabanza ngakubwira ko izina umubyeyi Imana nziza agomba guhereza umwana bari kumuha izina ryiza, ukamuha izina rimubereye, ukamuha izina risobanuye buri kimwe mu buzima bwe. Izina niryo meaning cyangwa se nicyo gisobanuro cy'umuntu burya. Uzumva benshi bakubwira ati izina niryo muntu, abandi bumva bati se burya izina si ryo muntu, bitewe n'imyitwarire yawe ufite. Niyo mpamvu egera hino maze nkubwire ubusobanuro bw'izina Olga. Niba witwa Olga, egera hino nkubwire ubusobanuro bw'izina ryawe. Niba ufite izina nawe watwifuza ko twagusobanurira, twandikiye muri comment, then noneho dukomeze tugende tumva akantu ku kandi. Inkomoko rero, ubusobanuro ndetse n'imiterere y'abantu bitwa ba Olga. Niba witwa Olga, egera hino nkubwire ubusobanuro bw'izina ryawe. Iri zina Olga ni izina ryitwa abana b'abakobwa, rifite inkomoko mu Burusiya, aho hari umwamikazi witwaga Olga wapfushije umugabo we na mwana mukuru asize. Olga akayobora igihugu imyaka 18 yose arindiriye ko umwana we akura agasimbura se. Iri zina rero risobanura umutagatifu. Olga risobanura umutagatifu. Abantu bose bitwa ba Olga ndabasuje cyane. Niba utarakanda subscribe waba uri umwana mubi cyane, ntabwo waba uri meza cyane. Izina Olga risobanura umutagatifu. Imiterere rero y'abantu bitwa ba Olga bose aho bava bakagira burya, ba Olga ni umukobwa ukorana imbaraga, akorana umurava, ahora abyaza umusaruro buri mwanya wose, buri kanya kose abonye. Ni umunyamurava kandi akomeza umutima. Ashobora cyane cyane ibijyanye no kuyobora cyangwa se no gucunga abantu se cyangwa n'ibintu. Akundwa rero, arakundwa cyane ndetse akunda kwiyitaho ubwe no kwireba, atagamije gushimisha abandi, ahubwo we iyo yirebye akabona asa neza aba yumva bimushimishije cyane rwose. Nakunda rero guhindana ndetse n'ibibonetse ibyo ari byo byose. Ntabwo akunda ko yabyivangamo cyangwa se ntabwo akunda akajagari. Ibyo ari byo byose acisha make, gusa arasuzugura ikintu cyangwa se umuntu batari ku rwego rumwe. Fishe Olga ndabashuje cyane. Yanga gutsindwa cyangwa se guhomba, ndetse akunda gufata imyanzuro kandi akayubahiriza. Namuwe agira iyo hari umukoshereje, ndetse gutanga imbabazi bimuba kure cyane. Ba Olga rero mujye mubitondera cyane, umva ko gutanga imbabazi n'abantu batajya batanga imbabazi mu buryo bworoshye. Iyo rero akiri umwana Olga biragoye kumucunga, biragoye kumucunga pe. Arakazwa n'ubusa kandi ibyo ashatse iyo bidashobotse rwose arivumbura ku buryo bukomeye cyane. Ibyo rero ba Olga bakunda. Niba witwa Olga, tera gatebe nkomeze nkubwire. Olga rero akunda imirimbo n'ibindi bintu bihenze byo kwambara. Muri rusange rero ba Olga akunda ibintu cyangwa se akunda ibintu muri rusange. Akunda kuba wenyine mu mahoro, nta rusaku, kandi akunda gutembera ahantu hagiye hatandukanywe ndetse ari kumwe n'abantu benshi. Mu rukundo rero Olga nakunda kugaragaza amarangamutima ye, ndetse gupfa kumugeraho biragoye cyane. Abashaka rero guhitamo umuntu bahuje imyumvire kandi ntapfa kunyurwa. Abafite utuntu twishi agenderaho. Imirimo ba Olga yifuza gukora nijyanye n'icungamutungo, ubuyobozi, ndetse ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'indi mirimbo. Niba witwa Olga ndagusuhuje cyane, ariko ntibikubuze gukanda subscribe kugira ngo nidushyiraho indi video utaha uzasobanukirwe maze nabwo unamenye. Niba ufite izina twagusobanurira, twandikire muri comment utubwire izina wifuza ko tugusobanurira. Niba ufite inkuru wifuza ko twakubwira, twandikire muri comment utubwire. Ndetse niba ufite ikindi kintu cyose igitekerezo watugiraho
twandikire nabwo utubwire uko bimeze. Ndagushimiye cyane rero wakoze kubana natwe ndetse wakoze gufata umwanya wawe ungana n'iminota 5 yose ukadutega amatwi ukumva ibyo tukubwira. Inshuti nziza ndetse ni motivation uduha. Kanda ku like niba iyi video hari icyo ikumariye cyangwa se niba hari icyo wumvishe. Ndagushimiye cyane rero, komeza ubane natwe, Imana iguhe umugisha.